kuva ku ndirimbo ze nka Baby kugeza ku ndirimbo z'iki gihe nka Holy ndetse na Ghost. Uyu ni umwe mu bahanzi b'izina rikomeye ku isi, bamwe badatinya kwita umwami w'injyana akora. Ku myaka 31 uno muhanzi ubarirwa mu mitungo ya miliyoni zikabakaba 500 z'amadolari wari uzi ko yagaragaje impano yo kuva kera cyane ubwo yari afite imyaka 3 y'amavuko. Kuva kuri uyu mwana muto cyane w'igitambambuga ni gute Justin Bieber yaje kuba uwisizi kugeza ubu? Nibiki wamenya ku buzima bw'urukundo bw'uno muhanzi bwavuzwe cyane hamwe n'uwahoze ari umukunzi we Selena Gomez, ariko nanone bikarangira adashatse uno muhanzi kazi wari uzi ko yigeze kuba umuhanzi wa mbere wanzwe ku isi. Ibi byatewe n'iki? Ikaze mu kiganiro Amateka ya Justin Bieber. Nibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye BWA. Mu mwaka w'1993 umukobwa witwa Patti Marie yisanze atwite. Uyu mukobwa wari ufite imyaka 17 iki gihe, nubwo ari umukunzi wari wamuteye inda, ariko nanone byari bibaye nyuma y'imyaka 2 ahohotewe n'abandi bantu bari bamufashe ku ngufu ku myaka 15. Iki gihe akimara kumenya ko umukunzi we yamuteye inda, abantu be ba hafi bamusabye kuyikuramo, yumvaga atiteguye kubyara kinafite ibikomere by'ihohoterwa yakorewe akiri umwana. Nyamara ibi Marete yabyamaganiye kuraho mu magambo ye yagize ati, numvaga benshi bashaka ko nkuramo umwana wanjye kuko ntumvaga ntiteguye kubyara, ariko nabyamaganiye kure, numvaga ngomba kubyara, nta cyari kuba ngo simbi yari umwana wanjye. Uyu mwaka w'1993 waje kurangira inda ifite amezi 6. Hanyuma mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'1994 ku itariki ya mbere yibaruka umwana wa mbere w'umuhungu. Uyu mwana wa mbere wari uvutse ni Justin Bieber. Akivuka yahawe amazina ya Justin Drew Bieber. Yavukiye mu bitaro bya Mutagatifu Joseph muri Ontario, ani mu gihugu cya Canada. Yakuriye ahitwa Stratford. Justin Bieber so mubyara yitwa Jeremy Jack Bieber, naho nyina yitwa Patti Marie nkuko twabibonye hejuru. Bababyeyi be bari bafite imyaka 18 ubwo Justin Bieber yavukaga. Baje gutandukana umwana wabo afite amezi 11 y'amavuko. Patti yakoze imirimo myinshi itandukanye kandi naciriritse kugira ngo abashe kurera umwana we yari amaze kubyara. Na nyina wari umaze kumubyara witwa Diane yamufashije kurera uyu mwuzukuru we yakundaga cyane. Nanone nubwo se batabanaga ntibyamubujije kumwitaho, yamufashaga uko yarashoboye. Ibisekuruza bya Justin Bieber birimo igihugu cy'Ubufaransa, Canada, Irland n'Ubwongereza n'Ubudage. Uyu mwana mu gukura yakuze ari umwana utangaje udasanzwe na gato, kuko yakundaga gukora ibisa nko kuvuza ingoma paka mama we azimuguriye. Uno mwana muto yari afite ubuhanga budashidikanwaho mu kuzivuza, kandi benshi banatekereza ko azazivuza kandi akabikora nk'akazi. Yakomeje kubikora kugeza bimugejeje ku rundi rwego. Justin ni umwe mu bantu ba mbere bashyize amashusho y'abahagaragara barimo bararirimba kuri YouTube, ariko kandi mu by'ukuri si we wabyikoreraga, ahubwo ni mama we wakunze kubimukorera. Mama we wakunze gushyikira umwana we amufatira video asubiramo indirimbo z'abahanzi bari bakomeye icyo gihe barimo nka Neo ndetse na Chris Brown. Hanyuma akadushyira kuri YouTube, abagize umuryango wabo bakatureba. Nta na rimwe yabo uyu mwana cyangwa nyina bakoze bino batekereza ko Justin Bieber amaherezo azamenyekana maze akaba icyamamare isi yose yaje kumenya. Bo gusa bishimiraga impano y'umwana wabo, nta kindi bari bagamije. Utu video tw'uyu mwana tumaze kuba twinshi kuri YouTube, umugabo witwa Scooter Brown yari ari gutembera kuri YouTube umunsi umwe, yaje kugwa ku video twa Justin Bieber, yaradukunze maze yerekeza mu gihugu cya Canada gushakisha uyu mwana. Uyu yarashinzwe gushaka abana b'impano akabajyana muri studio Asha, uyu wari gutanga amasezerano ku bana bashya bafite impano zitandukanye. Iki gihe Scooter Brown akigereye wabo wa Justin Bieber, uyu muhanzi yarafite imyaka 13 gusa y'amavuko. Scooter akigera imbere ya Justin Bieber, nyina yabanje kwanga ko we nk'umukristo kandi Brown kaba umuyahudi yumva
yumvaga n'umwana we ukiri muto cyane ashobora kujyanwa muri iryo dini nyina atifuzaga. Aha rero nibwo nyina yagiye gusenga Imana asaba Imana ko Scooter Braun yagenda, gusa bamubwiye ko ntacyo bitwaye kandi byakunda nta kintu bakorana, kuko Justin Bieber nyina nakomeza kumuba hafi azakomeza akaba umukristo ko rwose nta kibazo. Iki gihe Scooter wari umukozi wari ushinzwe gushaka abantu b'impano yagombaga kujyana Justin Bieber muri studio ya Iron Jester, muri aho iyi studio yari ihagarariwe n'umuhanzi Asha akanaba boss w'iyi studio. Akimubona yaramukunze ndetse atangazwa n'impano ye. Aha nibwo ku myaka 14 gusa yamusinyishije kontra ye ya mbere. Ahangaha ariko nituze kwibagirwa ko Asha akimara gusinyisha Justin Bieber kontra, umuhanzi witwa Justin Timberlake yaramaze iminsi muri Canada ashakisha Baby, ariko kandi ntabwo yaraza ahantu yamukura. Yaje kumumenya n'ubundi Justin Bieber yaramaze gusinya kontra na Asha. Nibwo urugendo rwa JB wari ukiri muto mu myaka tse mu ruganda rwahise rumutangiriraho, yimukiye muri Amerika we na mama we. Afashijwe na studio yaramaze gusinyishwa, JB yasohoye indirimbo ye ya mbere yitwa One Time, aho iyi ndirimbo yageze ku mwanya wa 17 mu ndirimbo zikunzwe cyane muri Amerika, Billboard Hot 100. Iwabo muri Canada iyi ndirimbo yabaye 12. Uyu ni umuhanzi wari ukiri muto uretse ubuhanga mu kuririmba byanahuriranye n'iby'abanyamerika bita ubwiza bw'inyuma, maze akundirwa impano ijyanye n'ubwiza yarafite. Benshi baramukunze bidasanzwe. Nyuma y'iyi ndirimbo nibwo JB nanone yashyize hanze indirimbo yitwa One Less Lonely Girl, maze iyi ndirimbo ikimara kujya hanze nayo irakundwa cyane, akomeza kwigarura abakunzi benshi bari biganjemo abakobwa bakiri bato. Nyuma yayo indirimbo Favorite hamwe n'indirimbo Love Me byahise bijya hanze. Ibi byahise bigira Justin Bieber umuhanzi mushya ufite indirimbo enye mu ndirimbo 100 zikunzwe muri Amerika, kandi atarasohora album. Birumvikana isaba n'umuhanzi muto ukoze bino. Umwaka w'2010 Justin Bieber yatumiwe mu itsinda ry'abahanzi b'abahanga mu gusubiramo indirimbo yari igamije gufasha abagizweho ingaruka n'umutingito muri Haiti. Indirimbo yitwa We Are The World, aho no wari ukiri umwana muto cyane ari nawe wahawe gutangiza iyi ndirimbo. Mu ijwi rye ryuje ubuhanga bukomeye n'ikizere yari yifitiye muri iyi ndirimbo, benshi aha bahise babona ko nta gutinda ko JB azaba icyamamare kidasanzwe ku isi, kandi mu gihe gito yaramaze mu muziki. Iyi ndirimbo yagizemo uruhare, yaje gukora akazi gakomeye ku bijyanye n'ibyari byatumye ikorwa. Muri uno mwaka ni nabwo Justin Bieber yakoze indirimbo yitwa Baby, yagiye hanze maze irakundwa ku isi hose, ihita inaba indirimbo ya gatatu ikunzwe muri Amerika. Ino ndirimbo yaje kuba iya mbere ikunzwe mu gihugu cya Canada, yakinwe mu bihugu byinshi cyane ku isi kubera iyi ndirimbo. Niyo mpamvu Justin Bieber yakunzwe ku yindi migabane irimo Afurika, ni nabwo benshi mu bihugu nk'u Rwanda bahise bamumenya. Uno muhanzi yakomereje izindi ndirimbo zitandukanye zakunzwe nka Mistletoe n'izindi nyinshi, maze arakundwa bikomeye. Justin Bieber kugeza uyu munsi afite alubumu arizo My World, Under the Mistletoe, Believe, Purpose, Changes ndetse na Justice. Izi alubumu nizo twumviyeho indirimbo twakunze z'uyu muhanzi nka Despacito Remix, As Long As You Love Me, I Don't Care yakoranye na Ed Sheeran, indirimbo nka Ghost, Stuck With You yakoranye na Ariana Grande, I'm The One yakoranye na DJ Khaled, Never Say Never yakoranye na Jaden ndetse n'izindi zagiye zikundwa. Ni ubuhe buzima bundi abantu bakwifuza kumenya kuri uyu muhanzi uvanyemo ibijyanye no kuririmba?
uyu yataba umuhanzi aba ari umwubatsi. Vuga ko kera kiri umwana yumvaga ko byagenda kose azubaka, yajyaga avuga yuko azajya yubaka maze yava kubaka akajya mu bitaramo by'abahanzi. Ntabwo yarabizi yuko ahubwo abubatsi bazajya bava kubaka maze bakaza mu bitaramo bye. Justin Bieber ni inshuti y'umukinnyi wa filime Will Smith, ndetse uyu yakunze kumuba hafi mu bihe byose yari ari mu bibazo. Justin Bieber ahubwo yitwa Will Smith, umujyanama wo mu buzima, aho uyu muhanzi ubwo yari mu bihe bitoroshye by'ubuzima. Uyu mukinnyi wa filime w'icyamamare yakunze kuza maze avana JB mu buriri bakajya gutembera n'amaguru. Will Smith ndetse na Bieber bakaba banakunze guhamagarana no kuganira kenshi mu bihe bitoroshye bakunze kunyuramo. Atari n'aba gusa, ahubwo n'umwana wa Will Smith ariwe Jaden, uyu nawe ni inshuti ya Justin Bieber cyane. Imibare y'abamukurikira kuri Twitter aba ni benshi cyane. Kugeza ubu Justin Bieber afite abafollowers barenga miliyoni 112. Bose bakaba baruta umubare w'abaturage ba Canada. Nituze kwibagirwa ko kandi nanone mu 2011 JB yatakaza abafollowers benshi 80,000 nyuma yo kogosha umusatsi wari nk'ikirango cye. Tukiri kuri uyu musatsi, nubwo wamuhombeje abafollowers benshi kuri Twitter, ariko kandi wamwinjije amafaranga menshi cyane. Uyu yawushyize ku isoko ku madolari 12,000. Izi ni miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa uyu musatsi waje kugurwa n'umufana wa Justin Bieber ku madolari 40,000. Aya ni miliyoni zirenga 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwawuguze yarishimye cyane, avuga ko agiye gutunga ubutunzi bukomeye, umusatsi w'ubakunda bikomeye. Uno muhanzi avuga neza igifaransa nubwo kenshi dukunze kumwumva avuga icyongereza. Umubyeyi wa Justin yifuzaga ko yakomeza ku mizi ye. Ibi byatumye JB yiga amashuri arimo nk'igifaransa, kandi nyina anakimuvugisha cyane. Agace yavugiyemo Canada bavuga igifaransa, ntabwo akenshi akunze kugaragara akivuga, ariko arakizi bihagije. Mu mwaka wa 2013 Bieber yahawe agakende gato ubwo yari ari mu Budage. Iki gihe yifotozanyije nako, aho bifotoje amafoto menshi. Gusa aka gakende kaje gusigara mu Budage kuko atarafite ibyangombwa byose byo kugira ngo atware inkende muri Amerika. Wakamuhaye yari kumwita Michael Jackson mushya, kuko Michael Jackson nawe yigeze gutunga inkende. Mu buzima bw'uyu muhanzi ntabwo yahuye n'ibintu byiza gusa, ahubwo yanahuye n'ibintu bibi cyane kandi bitangaje. Uyu yigeze kugiza imyitwarire mibi cyane, ndetse n'ibihe bitamubereye byiza mu ruganda rw'imyidagaduro, kugeza ubwo yagiye muri rehabilitation, ndetse haba imyigaragambyo y'abifuzaga ko yirukanwa muri Amerika maze agasubira iwabo muri Canada. Reka duhere ku mufana wavuze ko Justin Bieber ari se w'umwana we, kugira ngo abafana batagira ingano b'abakobwa. Byatumye umwe mu bakobwa bamukundaga bikomeye amubeshyira ikinyoma gikomeye, aho uyu mukobwa yavuze ko ari se w'umwana w'umuhungu we w'amezi 3. Uyu mukobwa wari umaze kubyara iki gihe, afite imyaka 20, agaragaza amafoto ari kumwe na JB nyuma y'igitaramo bari bamaze gukora. Aha rero uyu mukobwa yasabaga ko Justin Bieber yatanga indezo kandi akanemera umwana. Ibi byaje kwerekana ko Justin Bieber yaje gutanga DNA, birangira umukobwa atsinzwe. Justin rero kino gihe nawe yareze uyu mukobwa maze aza gucibwa miliyoni 10 z'idolari. No muhanzi yigeze kugaragara tukuru wahoze ari perezida wa Amerika Bill Clinton, ndetse nyuma aza no kunyara mu kanwa k'iyi foto ya Bill Clinton wahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Justin yese ategekwa kumusaba imbabazi, kandi biza kurangira uyu muhanzi abikoze. Uyu muhanzi nyuma yaje kwandika kuri Twitter ishimira uyu wahoze ari perezida, yafashe umwanya bakaganira, ati amagambo yawe asobanuye byinshi kuri njye. Mu mwaka wa 2014 uno muhanzi yafashwe atwaye imodoka ku ruhushya rwarangiye, yahise asiganwa na polisi mu kwanga ko yatabwa muri yombi. Gusa n'ubundi byaje kurangira afashwe. TMZ yavuze ko Justin Bieber yari yanyweye inzoga nyinshi, yanywera urumogi, kandi yananyweye imiti itandukanye ihindura imitekerereze y'umuntu, maze akajya hayi. Uyu muhanzi yemereye ibyo yaregwaga byose maze acibwa amande, nyuma anajyanwa mu kigo cy'abafite uburakari bwinshi kugira ngo abashe kwitekerezaho. Anafashwe mu mitekerereze yiwe yari ifite ikibazo. Ibyo ntabwo byarangira kuko abantu barenga 270 bagiye muri White House bashaka ko yirukanwa muri Amerika maze agasubira muri gihugu cya Canada. Ibi ntabwo byarangiriye nanone kuko abaturanyi be bamureze kuba umuturanyi mubi cyane. Bya ntabwo byarangiriye kuko uyu muhanzi yaje kwisanga ku rutonde rw'abantu bari muri Amerika banzwe cyane, aho yaje ku mwanya wa 5. Ibi ntibyarangiriye kuko indirimbo ye Baby imwe mu zigeze kumara igihe kinini zikunzwe. Muri ibi bihe yahise indirimbo ya mbere yanzwe cyane kubera dislikes 900 yari ifite. Ubwo YouTube yari icyemera aka kantu gukora, ibi byose byatumye umuhanzi agira depression ikabije, ajya amara amazoro menshi ari kurira.
Ibyo bihe bibi avuga ko ari bimwe mu bihe bibi byamubayeho mu buzima bwe bwose kuva yakwamamara, ndetse byanageza atekereza kuba yakwiyambura ubuzima. Mu mwaka wa 2015 nabwo Justin Bieber yabaye umugabo watoranyijwe mu kwamamaza boxer za Calvin Klein, ndetse abakunzi be bishimira imiterere yayo, abakunzi be batangira kuzigura cyane. Gusa ariko nyuma haje gusohoka andi mafoto agaragaza ko Justin Bieber yongereye imiterere kugira ngo agaragare nk'afite imyanya minini y'ibanga, kandi ari uko biri. Ibyo byazamuye urwango kuri we. Gusa aya mafoto ya kabiri yaje kwivugira ko agamije kumusebya, arangije akora video bivyerekana. Abakunzi be baje kongera kumwumva. Justin yatebye akavuga ko bari bamwangiye ko afite iki gito kibanga, ariko kandi babona ko ibyo ngibyo atari ukuri, bakongera bakamukunda. Mu bundi buzima busanzwe bw'uyu muhanzi, uyu ni umuyobozi wa kimwe mu bigo by'abagira neza ku isi muri Amerika. Ni umuyobozi w'ikigo cyitwa Pencils of Promise, umuryango utabara imbabare, umuryango ufasha amashuri mu kubaka. Bakaba kandi banatanga ubufasha bw'ibanze ku miryango ndetse n'abantu bagize ibyango cyane abagize ibiza. Uyu muryango washinzwe na Adam Browns, akaba na murumuna ureberera inyungu JB, bahise bafatanya kugira ngo bafashe abantu bafite ibibazo. Uyu muhanzi rero yemera kuba umwe mu bafasha uyu muryango, akaba anatanga amafaranga menshi kugira ngo uyu muryango ubashe kugenza ibikorwa byawo neza. Uyu muhanzi mu buzima busanzwe yigeze gufata ikiruhuko cy'imyaka 3 mu muziki. Mu mwaka wa 2017 JB yatangaje ko bibabaje kubwira abakunzi be ko agiye kureka umuziki ku mpamvu yatangaje kuri ze bwite. Nyuma kugiye kuri Instagram atangaza ko ari gutera intambwe mu kuba umugabo ashaka kuba we. Yakuyeho ibihuha avuga ko ashaka kubaho mu buzima bwa Gikristo, ahubwo ko yumva ko ananiwe yaba inyuma ndetse no mu marangamutima. Mu mwaka wa 2019 nibwo JB yaje kuza avuye mu kiruhuko hanze, atangaza ko afite ikibazo cy'agahinda ndetse no kugira stress nyinshi, ndetse ko igihe kigeze kugera agashaka kwiyambura ubuzima. Gusa aha yashimiye abakunzi be bamubaye hafi muri ibi bihe bitari bimworoheye by'ubuzima. Uyu muhanzi ni umwe mu bakunze kugira performance nziza imbere y'abakunzi be. Mu 2015 yariririye kuri stage arira ku mugaragaro, yerekana amarangamutima ubwo yari yitabiriye ibihembo bya MTV mu mwaka wa 2015. Uyu muhanzi yararize cyane, abari aho bararira, batekerezaga ko Bieber ari kurira kubera gutandukana na Selena Gomez bakundanaga. Ariko kandi nyuma yavuze ko byatewe na feedback yari ari kubona mu bafana nyuma y'imyaka aramaze abanye nabo. Kuva icyo gihe kugeza ubu yahindutse undi wundi. Uyu muhanzi ni inshuti ya Ariana Grande, umukobwa wamuteye imbaraga nyinshi, umusaba ko yakwishyiramo imbaraga agakuza impano ye igihe kinini yaramaze yigunze. Mu bindi bintu bitangaje kuri uyu muhanzi, nubwo amaze imyaka myinshi muri Amerika, nyamara uyu muhanzi nta bwenegihugu bwa Amerika afite. Ni umunyakanada wuzuye, ndetse kuba nta bwenegihugu bwa Amerika afite nuko atigeze ashaka kushaka. Kenshi yavuze ko Canada ari cyo gihugu cya mbere ku isi, ko rero atabona impamvu yo kuba yahindura cyangwa kuba yakongeraho ubwenegihugu. Yavuze ko wenda bishobora kuzahinduka kugeza ubu yamaze gushakana n'umugore w'umunyamerikakazi. Reka twinjire ku bijyanye n'ubuzima bw'uyu muhanzi abantu benshi bakunze kwifuza kumenya. Justin Bieber yavuzwe mu rukundo rw'abakobwa benshi batandukanye, barimo abamurusha imyaka. Gusa uzwi cyane banakundanye imbere y'abandi ni Selena Gomez. Uyu barakundanye baratandukana, akundana n'abarimo Sophia Richie. Binavugwa ko yakundanye na Khloe Kardashian umurusha imyaka myinshi cyane, Rihanna, Kendall Jenner n'abandi bose bavuzwe mu rukundo rw'uyu muhanzi. Gusa nanone nubwo byavuzwe ko Justin Bieber yakundanye n'abakobwa bose, nawe akwibagirwa ko urukundo rwe na Selena Gomez ari rwo rwavuzwe cyane kandi rukamamara. Iki gihe ubwo yakundanaga kandi agatandukana n'abakobwa benshi, byarangiraga yongeye gusubirana na Selena. N'ubundi byarangiraga yongeye gusubirana na Selena, byaje kugeraho urukundo rw'abisi yumvaga yuko bizarangira kubanza bikunzi bazabana. Aba bakobwa bakundanaga na JB baratukwaga, bakabwirwa yuko bari kwivanga mu myanya itari yabo. Selena na JB barakundanye bagasubirana bakongera bagatandukana. Couple yabo yaje kwitwa Jelena, irakurikirwa, irakundwa, baramamaza, bifashishwa n'ibigo bikomeye cyane mu kwamamaza, bagira abafana benshi cyane ku isi biganje mu rubyiruko. Bakora ingendo kenshi bari kumwe, bararirimbana mu ndirimbo z'imitoma n'agahinda n'ibindi byinshi cyane. Aba bombi mu buhanzi bwabo indirimbo zigera kuri 20 cyo giteranyo cyizo bakundanye, umwe abwira undi, harimo nk'iyitwa Love Do You Remember yo mu 2013.
aho iyi ndirimbo ya Selena Gomez inarimo amagambo yarari ku rupapuro Justin Bieber yamwandikiye amubwira ko ari we rukundo rw'ubuzima bwe. Selena rero abaririmba mubaza impamvu batandukanye kandi barakundanaga, yanamubwiraga yuko nabwo ubwabo bakwibagirwa uko bakundanye ariko urukundo rwabo ruzahora rubyibuka. Kino gihe ni intro ya mbere mu nshuro nyinshi zakurikire zari zitumye batandukana. Indi ndirimbo yitwa Birthday. Kino gihe ni intro ya mbere mu nshuro nyinshi zakurikiye bari batandukanye, yagarukaga ku minsi mibi y'urukundo rwabo. Izindi ndirimbo zirimo nka Come and Get It ya Selena yanditswe n'uyu mukobwa nyuma y'amezi atandukanye n'uyu Justin Bieber. Bivugwa yuko yayiririmbye abwira Justin Bieber yuko niba yiteguye yagaruka noneho bagakundana. Iki gihe iyi ndirimbo y'umuhanzikazi wari umaze umwaka atari kuririmba, ni indirimbo inagaragara umusore ufite mu maso nk'aho uyu muhanzi Justin Bieber, aho ibi byagaragaye benshi batekereza ko hari icyo yarashatse kwerekana. Uno musore ugaragara muri iyi ndirimbo nabwo akaba agaragara inshuro nkeya cyane. Muri iyo myaka Justin Bieber ndetse na Selena Gomez barakundanaga bakongera bagashwana bakongera bagasubirana, muri studio basubiragamo bakongera bagakora izindi ndirimbo nziza kandi zagiye zikundwa. Mu mwaka wa 2014 Selena yasohoye indi ndirimbo yitwa The Heart Want to Want, aho indirimbo yari irimo agahinda gakabije. Abantu benshi bahise bamenya ibijya mbere mu gutandukana no gusubirana kwabo kwa hanini biba byavuye ku musore nawe, kandi nyuma yaje kubyemera maze indirimbo zikomeza kuba nyinshi. Selena zo no kwifatisha umuhanzi Zedi bakorana indirimbo yitwa Want to Know. Indirimbo yakunzwe cyane nayo yaririmbye abwira uyu muhanzi, ariko kandi nyuma y'indirimbo Selena ndetse uyu baririmbanye baje kuvugwa mu rukundo. What do you mean indirimbo ya Justin Bieber yasohotse mu 2015. Uno muhanzi yayikoze ashaka kuvuga ko Selena amubwira ibintu ubundi nyuma akabihindura. Ni indirimbo uyu muhanzi yaje kwemera ko rwose yayikoreye uyu mukobwa bahoze bakundana, abasobanura ko niba bashaka kujya iburyo atakwerekanye ko ashaka kujya ibumoso kandi akaba umuntu w'umunyakuri. Iki gihe Selena nyuma yaje gukundana n'abandi basore, ibi yaje kurakaza Justin Bieber maze asohora indirimbo yitwa Love Yourself. Baby, you should go and love yourself. Indirimbo yari irimo amagambo menshi y'inyuro, aho ababwira uyu mukobwa ko yakabanje akikunda akareka kandi kugirirwa amusebya, kandi ko nyina yahora avuga yuko amukunda cyane. Ibyo ni ukwishuka kuko nyina wa Justin Bieber akunda abantu bose. Ino ndirimbo benshi bemeje ko ari ya Selena Gomez, cyane ko uyu mukobwa anafite tatuwaje mu mugongo yanditse Love Yourself. Selena nyuma yaje gukora indirimbo Say More Love, indirimbo irimo nanone amagambo asa nk'asubiza Justin Bieber. Selena yararirimbaga ati ntabwo wasubirana ibyo wamaze kuvuga, ijambo wasohoye biba byarangiye. Ati ngwino utware ibyawe byose uve mu buzima bwanjye, ndambiwe uru rukundo rushaje ruhora rwisubiramo. Nyuma y'indirimbo ya Selena, Justin Bieber yasohoye indirimbo yitwa Sorry, aho ari indirimbo yumvikana asaba imbabazi uyu mukobwa, anamubaza niba igihe cyararenze ngo babe bakongera gusubirana. Bano bombi ibintu byabo byakomeje kuba kwiyunga no gushwana. Byavuzwe yuko basubiranye, nyamara nyuma y'amezi 3 hasohotse amafoto aba bombi bari kumwe. Nibwo Justin Bieber yaje gusaba undi mukobwa witwa Hailey ko yazamubera umugore, undi nawe arabyemera. Ibyo rero bikaba ari byatumye Selena Gomez ashyiraho akadomo ku mubano wabo. Uku gusimbuza Selena mu mezi 3 yonyine n'iby'uyu mukobwa yagarutse mu ndirimbo yitwa Lose You to Love Me. Kuko ukadusimbuza mu mezi 3 watumye numva nari bikwiriye. Bano bombi Hailey ndetse na Justin baje gusezerana mu mategeko mu mwaka wa 2018, hanyuma baza gusezerana imbere y'Imana mu mwaka wa 2019. Ku
kugeza uyu munsi umugore wa Justin Bieber Hailey nayo uyu munsi aracyahura n'ikibazo cy'uko abakunze ba Jelena bataremera ko ari umugore wa JB nubwo amaze imyaka 5 bashakanye. Na n'uyu munsi aracyahura n'ikibazo cyo kuba abakunze ba Jelena bataremeza ko aba ari we mugore wa JB nubwo bamaze igihe kirindi bashakanye. Uyu mugore nyamara akuriye ikigo cyitwa Road, ikigo gikora amavuta n'amavitamine y'ubwiza. Anafite YouTube channel igaruka ku buzima bwite bwe, akunze gutumira abantu bamukurikira. Iyi channel yitwa Hailey Bieber, akaba akunze gusangiza abantu ibijyanye n'ubwiza akoresha, dore ko benshi nta gushidikanya bavuga ko rwose ari mwiza. Hailey kandi nawe aturuka mu muryango w'abanyamerika bitwa aba Baldwin, aho se umubyara ari umwe muri abo bantu bazwi cyane kandi bakomeye bagiye bakora byinshi muri Hollywood. Justin na Hailey Bieber barakundana, kandi kenshi JB yavuze ko akundira uyu mukobwa kwihangana no kuba mukuri, yaramubaye hafi mu bihe abantu batifuzaga kumenya. N'amafaranga ngahe byagusaba ngo ubashe kubona no muhanzi? Kugeza ubu byagusaba ibihumbi bigera kuri 7 kugeza ku 10 by'idolari kugira ngo Justin aze kuririmba mu isabukuru yawe iminota 30. Byagusaba kandi hagati y'ibihumbi 450 by'idolari ndetse n'ibihumbi 700 by'idolari kugira ngo Justin Bieber abashe gupostinga ikintu cyawe uri kwamamaza kuri post ye imwe. Ayo ni miliyoni 450 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse na miliyoni 780 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku by'ibyo bikorwa byose akabazamo bahanzi 15 bakize ku isi. Ibikorwa yakoze uyu muhanzi byamuhesheje ibihembo byinshi bitandukanye, birimo ibya NMA, ibihembo bya Grammy, ibya American, ibya MTV, ibya Beat, ibya High Hit Radio, ibya Kid Choice, ibya Think Choice ndetse n'ibindi byinshi. Byose byakomeje kwerekana ubuhanga bwe. Wakoze cyane kubana natwe mu kiganiro Amateka ya Justin Bieber, ikiganiro cyagaruka ku mateka ya Justin Bieber, aho nk'ibisanzwe tuzakomeza kugenda tugaruka ku mateka y'abandi bahanzi. Ukaba wabanye nanjye Bidani Drill.